muri ubu buzima turara amajoro n'amanywa dushaka icyadutunga ndetse rimwe na rimwe tukanakibona, ariko hari igihe twirengagiza ko iyi si yamaze kwandura tukaba nk'abasama batazi igipfa n'igikira tukanizera buhumye. Ese birakwiye ko tuba nk'abana batazi icyatsi n'ururo cyangwa dukwiye gushishoza muri byose? Dukurikira umukino. Yamaye umukobwa so yaba yagiye abandi gukomangira ubusara, ariko noneho nimusanga mu ntankira no kuri kwimana. Ndaje mfungure. Ihute se nyine ndashaka kwigira mu kazi sha. Amazu tuba twarayubatse tuvurnye namwe mukaza muyakenamo gusa. Ese ni mwebwe bose mwaramutse ariko? Naramutse nyine. Numva muvuga nabi se namwe. Umva anje rero. Kayavi yawe naguhaye yarangiye, ndaje ngo nyishyura amezi 3 maze mu nzu utanyishyura cyangwa ugisohoke mugende. Bose mwampaye amahirwe ya nyuma koko nkiri kuyashaka. Anje ibinyoma byawe ndabirambiwe guhora umbwira ngo nkongerera igihe, ntabwo nkibirimo rwose. Icyo nshaka n'amafaranga yanjye 150 nsigayemo. Basi sembe ngo haye 150 ko ari byo mfite. Yamaye ariko nakubwiye ngo ndashaka amafaranga yanjye yuzuye. Ibyo bice ntabwo bigusabye. Ese muba mubona twe tubayeho gute? Umukobwa ara ariko se ko mwariye karungu mwatuje tukumvikana. Utaranyishyura nta kumvikana kuri buze kubaho nge nawe. Nyamara namwe byababaho bose, imwe ntimwigeze mubura amafaranga mu buzima bwanyu. Hanyuma Anje rero ndabona udashaka kumva ibyo ndi kukubwira wa mukobwa we. Noneho igere mweke. Mugiye gukora iki se ko mwinjye? Igerayo mbere. Uya ni yawe ariko ntiwapfa kwinjira mu ko wishakiye. Ariko bari isafuriya ye. Anje ubu ntiyavuyemo inyama. Ariko se bose mugeze no mu masafuriya noneho. Niko Anje ni guturya inyama utaranyishyura usha. Noneho ndumiwe pe. Burya ba nyirinzu bari abakera. Ngo utangiye no kuntukiri wanjye none. Ubuse mututse nteko. So tutubitwa n'udusafuriya tutamaye agaciro ugirumvira. Hana yanjye kuko ndazibandwa nzerekeza. Aho wangarira ntago mpitayeho. Icyo nshaka n'inzu yanjye. Aba bazishaka ni benshi. Mwamba bari bya none koko boss. Imbabazi ziba kwa muganga wa mukobwa we. Mbasezeranyije ko mumpaye ikindi cyumweru kimwe nawe nabishyura. Anje nako birahindutse. Ndafasa mutokera mutso. Toka. Boss nta handi hantu mfite najya. Wambabariye koko ndabingiye. Ibi byose birarya. Nakubwo byakunaniye reka nze ngufashe ngusohorere ibi bikoresho byawe mbona nabyo byateke gusa. Toka. Reka mbyikorere nta kundi boss. Reka mbyikorere. Ariko nanone niba nta n'amafaranga ufite hari ukundi kuntu twabigenza da. Mwambabariye se boss? Reka namfashe neza ukana ibyo nshaka Anje nawe urabyumva. Wanayibera mu buntu rero. Akorera kiza akikobwa we. Waretse tukumvikana neza ariko twumvikana ikiri ubwo kubwira niba utari kubyumva uragira mu gihe bigenze ako nje ndimo ndi kugusobanurira ukuntu ibintu bimeze, ariko ndi kumva uko nshaka kubyumva wowe atari kuri kubyumva. Okay no gerageza kumbwira ndakumva noneho. Okay Sumani aho ngaho wenda muri Kenya muri ntaho bimeze nka hano mu Rwanda. Inzego z'umutekano zino zarakanuye, ntaho wapfa kuzica muri humye uko waba umeze kose, ntaho wapfa guca mu myanya y'intoki zawe. None twemere business duterere iyo man. Nyine nibyo nari ndi kukubwira. Njewe mfite umugambi kandi umugambi gukomeye cyane. Eliya. Yego. Ariko uzi ko hashize ukwezi nta mari wohereza? Wabona nuko akabiri gushize. Umva Suma.
urabizi hashize igihe kinini ntorohewe n'iminsi ariko ubwo nagarutse wumve ko nagarutse nyine mu bantu banyepitaho mu Rwanda niwe uri kugora rwose kahota ngaho nyizera nzagukorera ibitangaza abo bandi batari bagukorera rero nsigaye numva ngo wagiye mu barokore usigaye unahimbaza abakristo bakizana n'ibyo bintu ubizanye muri business ibyo bintu bizadufasha neza ubwo ngubwo siga umwe mu migambi mfite kugira ngo nyine hatazagira umuntu mvumbura ariko ye wari umva ariko mubwiza ukuri rero wajya mu barokore wagira wajya muri korali waririmba utaririmba ibyo birakureba icyo nkeneye ni imari nanjye nkayiryamo menshi ariko uragira ngo tuzagwire umudari mu mahanga ngaho nyine wowe bahwihanganye umereze igihe gito cyangwa umbwire niba akazi kakunaniye ngaho abandi bagashoboye ibyo bintu biroroshye ariko si umuntu dukoranye imyaka 2 zose ubu nibwo akazi kaba kagiye kunanira koko umva nkubwire cya iyo mikino ngiye ntabwo tujya tuyigira muri business nanje nta mikino mfite mwana ariko aho itari imikino ni hehe kawo umabuje nzamubwira ko impamvu utari gukora akazi kawe ari iyihe si ubundi reka nanje nkubaza akabazo gato ko mutari mwanyishura amafaranga ku mari nohereje ubushize nje muri kubona muri Kigali mbayeho ne bure inzara nagiye kuzantsindina uravugisha ukuri n'amafaranga arakugeraho bwaba bwarangeze hose kandi nkaba ndi kugishuza inshuro 2 possible mabuje se ntabwo muheruka kuvugana asoma jarareka ibintu nk'ibyo nawe urabizi ko nta muvugisha ntakunyuzeho yewe yanyibwiriye ko azakwivugishiriza ubwo ntiyaba yaribagiwe we umva rero umva somani nkubwire rero njewe muje muragira ibyo mubara ukwanyu nanje mugira ibyo mumbarira ukwanje niba ari byo mutangiye mumbwire nikurema kanje karenge hakiri kare ariko se wintu ukarakare gutyo ntarakaraze niba mutangiye kuja murancabiranya mukancisha hirya mukangarura hino mukancurika mukancurukura murukumva ibyo bintu nje nabyemera oya raza kumubaza buriya wasanga yaribagiwe wese uyobewe ko abakomisiyoneri akorana nabo ukuntu ari benshi ariko mbese ubundi niko suma ubundi tutabeshenyije uriya mugore uramwizeraga ubwije ukuri rero yewe tumva ntazi n'impamvu mbajije icyo kibazo maze bura ntaho wasanga urari maneko sha akaba tunekaga tutabizi nge ntariwe njya mubonaho pe kandi aranyishyura neza nta kibazo kabisa mubanaga iyo muri Kenya rero ni ukuzaja uramucunga kuko ntawamenya mbega umugome ubu si yaba kwihangana intore kuzaba umwishyura gihorere Nadi abantu basigaye barabaye inyamaswa nako niba nazo wenda nta bwenge zigira ngewe nyine inzu wanjye rwose ahubwo ntamwishyuye ubanza atanabyibuka we waratomboye nyine akuzi ko yashatse kunzanaho n'ibyo kuba twaryamana maze nkajya nyiberamo ubuntu nawe tuzace Nadi ese mubwira ntitwara ibyawe ntawe inzu zitaba rega nta n'isoni yagize ngo ndi nk'aba bakobwa yifatiye anje rwose wakoze neza pe nk'umukristo hari imico igomba kukuranga Nadi nubwo mvuga gutya ariko ndaremerewe ndabyumva sha se koko ku Kigali naniye ndabahona anje ihangana uzabaho kandi ubeho neza imibereho Nadi ni ukuri pe twenda twanye nacuruzaga ko twahombye se ubu ndahungirayo ariko hanje aho niba wari ugiye mujye kutuyobora muri korali maze ukibagirwa gukora mvira Nadinera ni ukuri nyamara gukora umurimo w'Imana ntabwo byigeze bimbera imbogamizi ahubwo ni iminsi mibi ihanganiro rizarangira wowe ngino tube tubanye mu gihe utarisuganya ngo wongere ukore urakoze Nadi uri inshuti nziza pe erega tubereyeho ku bana ahari abantu ntihagakwiye gupfa abandi Nadi yihanganira nitabiriye ndabona mpamagaye aha genza umwitabe rwose ubwo aragukumbuye sawa reka numve ibyo ambwira halo njiji gusa ubu sirabona njye nyifitiye impuhwe urakoze Nadi ni inshuti nziza pe
iyo wari uzi ukinisha urumva ubu iyi ndahita nyitambika Elias ngewe yari gukunda nta n'isoni reka iraza yiteta n'urutwe n'umucumbikire nkaho namubyaye nasi Kigali we umva ngiye gukoresha kata zose zibaho n'izitabaho ngo utwarire wambesire we andebera nibinarimba nzanakwicisha ngewe na Dine niko nkora andebera aka kanya se muravuganyira niba kumana nta byinshi twavuganaga kumbaza niba nageze hano ariko hanje rwose uri n'agacucu reka nkubwire agacucu gute na Dine nyine ntihumve ko nshaka kwirukana ariko iyo mba ndi wowe feri ya mbere rwose nayo kwifatira kwa sheri wanjye suko byazavugwa ngo iki mu itorero we yego rero turakundana cyane ntawe utabizi ariko ibyo kujya kubana nawe nkaho yankoye wapi kabisa kandi ufunga umutwe wa mukobwa we yasi ugufunga umutwe na Dine none i Kigali kanuye amaso uzayiba mute nawe nutayakanura cyakora nanjye byancanze nubwo ndi kwivugisha gutya uwo mukobwa nk'aya warangije kaminuza uremera usubire mu cyaro guhinga rero ukore dore inzira ni nyinshi rwose hanje ndakora iki se ko byancanze uzaho uri umwana koresha ubwiza ufite sha ubona amafaranga se na Dine wowe umukristo uri kuvuga gutyo ahaha Makurata ukanyagwe wa nyinguri. Kingura boa. Kingura seni. Kingura yewe. Wale mjina komandi. Kingura. Niwe mugabo mwiza. Mugabo mwiza. Nego. Kero kubasha wali choyo. Yena komanje naona komaga gwanje hasoni. Agatotsi kari kanyivye munyihanganire mugabo mwiza. Agatotsi. Karazi betsose. Ako makuru. Urya maranaza ngane yewe mubaze mubizukuri. Kari nijabo nawe rimwe na rimwe ujya ungora pe urabona nari kwicara kugeza ryari. Wowe nshara kugeza ryari. Ugomba kwicara ukanegeza kugeza igenzi. Ahubwo byo nari mukazo kanyura waye ngicuka. Aha nabyo nzabikora niba ari byo ushaka dawe maze amahoro ahinde. Ariko mubaze ubundi wa mupanga wanjye nasize hariya mu ngunu rihe. Nawe utije kwa muhora akeye none ubanza bibagiwe kubutirura. Makurata wakigurye ugiye nkubwire. Kumana ibikoresho byanjye bitiza ari ndoye bikubwiye wakigurye. No gutiza umupanga se nabyo bigomba uburenganzira bwawe mugabo mwiza. Ndavuze ngo genuzeri umupanga wanjye nkubona nona. Ariko nawe ntugakabye kanija. Ndakira kurukoma. Ndarinda me nijoro kubera iki koko. Kandi wa mugore Makurata uziganzuzugura kandi uzambona. Yego mana singusuzuguye ahubwo niwe wisuzuguza. Reba nawe kugenda udandabirana inzira yose nkaho hari irushanwa urimo. Ubundi wagiye unywa nkeya koko. Ndamaze zuba wanguriye. Ejo bundi wibagiwe ko bakumenye umutwe warwaniye mu kabari. Maze wagicuzura bibuza ngo mbikore we. Mva mbese iriya mbwa ngo ni miseke izambona sha nanjye nzayibona n'umuheto byanze bikuru. Aha uzamukoraho iki se umusore nk'uriya. Uzaba wumva ibyanjye nayo sha iriya mbwa. Kari nijabo ko wahoze uri umugabo mwiza muzima waje guhinduka ute koko. Ariko makuru ndabona uza nkaho ushaka kuntuka. Oya ntibikabe. Uravuze ngo nsigaye ndimbwa nazoni. Yewe ibyo se kandi mbivugiye ko nagowe. Kandi wa mugore uretse mureke reka nigire kwiryamira. Utaneza urwasira ndakuze. Have wiryama utariye. Ako gacupa ntiwakaryamana kakumerera nabi konyine mu nda. Ngo kurya. Ngo nukuri. Ngaho zana mfa gutamira n'ubundi n'ahandi. Mwakire muryoherwe. Makurata ibi ni ibiki batetse ni ibiki ngambwire se urabona se atari amateke. Ngo iki to sizayo nta mateke yawe ngurira
subiza gira vuba Mana, ariko yewe Karinija nijya amateke yewe Karinija amateke nasoni ariko Karinija urabona ibi biryo umenya ahangaha koko hari ababa babibuze iyo umbwira kare kose kutabishaka sinirirwe mbizana koko narenze ko hari n'akaboga nibura mva mbese none ni amabura agasanirwa n'amateke akaboga suba wakaguze ugize ngo iki maguru ugize ngo ngize ngo ikize cyose yabo ngo nawe uvuga wa mushenze Ariko Mana si we. asoni kuvumbura zo kuvumbura ariko ihohotera wari udukorera uzaba ureba ikizavamo ni ukuri kandi ubusa umubitiye iki koko ubu moyi ngenda nk'ubwoye mu gihe utateza akanyama ntukajya undogo twawe ngo neze njye urumva uranywa akanyama se nibyo byonyine gusa uba wanakazanye se ariko se ubundi reka nkubaze ubundi cya gikobwa cyawe Ariko Mana. kitaragaruka hano byagenze bite anje ntuzigera umubona hano ubyumva unabyiteho rwose Ngwiki. ibyo mushaka kumukorera se simbizi nibigize ariko iki kintu kimeze gite wagicucu ngiye mukora ibiki sheri ubuzima i Kigali bwanze ubu koko ndabigenzana anje ihangane buriya rero uwiteka abirimo kandi cyane. icyumweru maze kwa Nadine ncumbikiye nirwa nshakisha akazi ndabona rwose ntabishobora urumva nawe ntari kumugora biri kumvikana ariko nta kundi nyine gusa ni nacyo inshuti zibaga zibereyeho. ubu rero namaze gufata icyemezo kandi ni ntakuka ikihe cyemezo sheri ngiye gusubira iwacu mu cyaro makomereza ubuzima uko iyi Kigali nayandavuriramo kandi atari byo nshaka ko nshimye wagenda si ubwo siko muzabana gute nanjye nicyo kirimo kuntera agahinderi nayo nararahiye ko ntazasubira mu rugo data akiriho ariko nta yandi mahitamo nsigaranye. wirira sheri mfite igitekerezo kandi ni nacyo cyatumye nguhamagara. igitekerezo cy'ise kandi nyine banza wihanagure wihanagure neza ndakikubwira utuje. ngaho mbwira ngo uteze yombi mukunzi anje karame hajya ntaho wize ibintu bijyanye n'icungamari muri kaminuza. yego nibyo nize. aha ubu rero ikintu cyitwa ubukene kigiye kuba amateka mu buzima bwawe gisezere burundu. uravuga ibiki sheri ndakubwiye ngo igihe wakeneye kirahagije ugiye kuba umwe mu bakobwa batunze b'abahegwe muri runo Rwanda dutuyemo. Eliya nawe unyicisha amatsiko mbwira wumvira ati nagushakiye akazi muri Amerika. ngo muri Amerika muri Amerika unyumvishije neza rwose muri Amerika. mbega ijoro mbega umunsi w'amateka ntazibagirwa mu buzima bwanjye. urakoze cyane urakoze pe sinabona uko ngushimira uwiteka wenyine azakumpembera. yewe ubu se ntabwo ndimo kurota. oya ntaho uri kurota rwose. yewe anje mfite akazi muri Amerika. uragafite rwose kamwe keza keza kandi cyane. none se ubundi ni ugukora iki we? ukuntu ibintu biteye rero hari marume wanje ubaga muri Amerika ngira ngo nigeze no kumukubwiraho ukuntu. yego nyine ndabyibuka wambwiye ko atuye muri Florida. aha icyo ntari narakubwiye rero ni uko hagiraga urusengero rukomeye cyane rufite abayoboke bagera nko ku 10,000. rahira burya se ni pasiteri? pasiteri woroje se ubwo rero yigeze kunganira ko akeneye umuntu wamucungira umutungo w'urusengero rwe. agatima kati nkabwira sheri wanjye yanje. nuko rero wabimenye nta wundi ntahise ntekereza utari wewe. sheri ntankunda ndabyemeye noneho. gahoda ubundi zi wabishidikanyagaho bwa nyuma na nyuma nkumbiseho igikumwe pe. none se ahubwo kutari kumbaza ibintu bijyanye n'amafaranga bazaje baraguhemba nangahe se sha? amadolari ayo 10,000. ngwiki birashoboka se? hajya tuyashyize mu manyarwanda si miliyoni hafi 15.
kutari gushiraho zino tundi duhimbaza musiki umukozi w'agagenewe iyo hirya. Mana mana uri mana mana uri mana mana uri mana nyamana baba we Uwiteka mana urakoze ko nkuraho igisuzugure. Oh my god. Imana niyo gushimwa kabisa sheri kubera ibintu nkoreye nanjye ngusezeranyije kuzagukunda iteka. Urakoze cyane mayiraho baba we ahubwo se buriya nyuma y'umwaka sinzahita ngaruka mu Rwanda maze tugakora ubukwe. Anje muri ico gihe nikigera byose bizakogwa. Mana yanjye we uri Imana ikomeye. Narasiraguye mu butatsinda bwa Kigoma na Muyange, nasiragura nararaguye Kagoro babinga banyondo mose munyagiye, narasiraguye agakecuru kapfushije akana nkazurira mu zuhuro, narasiraguye ni ko harya ngo wa mukobwa we ngo witwa nitwa Ingabire Nadine babyeyi. Imana y'abagore yahageze, ninjye Mana y'abagore, urifuza iki? Babyeyi ufite ikibazo gikomeye cyane kandi nizeye ko muri bumfashe kuko babandangiye babizi. Mbere cyari cyo ndihuta wa mukobwa we, ntabwo naje kurara iwawe. Nyine na rekeraho gaho umva mbere yuko ugira ikindi kintu uvuga urumva. Tanga umufuragiro, zana umufuragiro, mereza imfura ebyiri za Benera ahangaha. Kiravuga mwakire rwose ntacyo nakora ngo nyemurire ikibazo mfite. Zana hano nyakenyerereho sha, ngaho mbwira ngo ufite ikihe kibazo. Nyine hari umusore waje muri korali ndirimbamo, ndumva hashize nk'amezi 3 yonyine. Nkimubona rero nahise mukunda pe, ngerageza kubimwereka ariko we nkabona ntabyitayeho. Cyangombe ry'ababinga banyu ndamubona nguwo ngo aratambutse aratumuka nk'agatumuka ngo nibishate n'ibindi. Ntabwo yambara ibishoti n'ipantaro, yambara neza dawe. Uvuze ngo iki? Ni ukuri pe yambara neza. Wica mu ijambo abakurambere washyano. Mbabarire babyeyi. Uwo musore ngo byaje kugenda bite? Umusore nyine yakomeje kunyirengagiza, none ngeze aho ndambiwe pe, ndambiwe kwigira nkaho nta cyabaye kandi imbere ndi kuribwa. Nakubwiye ngo mbwira vuba udaca ku ruhande. Ubwo rero kuva icyo gihe uwo musore aza aho kumpa umwanya yawuhaye akandi gakobwa. Ubu ni nako bakundana kandi ndabizi neza pe, n'ubu bari kumwe. Ntarabeshye rero babyeyi, iyo mbitekereje rwose mba numva ku bakobwa ntanagatwika. Gatwike ngako karenga n'ibijipo, ngicyo gisaraho kirenga n'ibikote biri. Ndashaka umusore wanjye natsindiye n'Imana irabizi. Ngaho wirira amarira yawe atagutembana. Agahinda kabinteye babyeyi. Wa mukobwa we rero ndavumva akira banza utange imbuto cira ahangaha 3. Ndakibona wa mukobwa we sinzi nayibonye, igice cyayo ndakibonye. Urabona iki kintu cy'amasaro mfite mu ntoki? Okay. Ariko ako kantu kahoke ntabwo ari Imana kazanye. Umva kuvira ijoro rero ugomba kujya ucyambara ku nda imbere y'imyenda, uzajya ugikuramo ari uko ugiye koga gusa. Ukiwokatisha ku rutare vana ubuteze aho ngaho
mbwira niba umusore wawe utamushaka mutembesha mu mugezi wa Ndiza njyewe arohama nta soni ndamushaka rwose babyeyi mubabarire fata rero uhita unacyambara beyura wambare bayireke ndagerageza ndebe nako buretse hari ibindi mbonye ti buretse komeza upfukame wigenda sidarangiza yarangira se birabonye mukobwa atagusanga hano rwose babyeyi hanyuma ndabibona ikindi ushaka inkari z'ako gakobwa hanyuma uzuzuze muri aka gacupa nuzibona uzambwire ngaruke byose mbirangirize rimwe baba we inkari se nzazikura he ushaka inkari rwose babyeyi baba we ndakwinginze terura ibintu byawe Nadine urahari uriya muryango wundi k'agakobwa karaje ndaje mufungurire sheri aka gakobwa niko mubana yaje muri Kimana kandi agiye kuvugira hanze umva fungura ngo ufite inkuru ishyushye ngaho genda ubyumvise rwose babyeyi ntutabikora nk'uko nabikubwiye bizagusama uzapfa utazimanika dore uri umukobwa mwiza ayiwe data we nizere ko umenya twiciye hanze shu ntari bisha ubwo kandi wasanga wari uryamye wahora n'iki ko akazi k'uyu munsi karengeranye ndabyumva ntikaba koroshye iki kintu kiriho amasaro se wagikuye ko ari cyiza we igize amasa nyine ni umukobwa dukorana wari wansuye niwe wagisize hano buriya nzakimushyira ejo rwose ibyo byihorere ubwo yakibagiwe none se hanje iyo nkuru nshyushyu ufite ni iyihe umva sha Eliya yambujije kugira umuntu n'umwe nzabibwira ariko we nta kintu naguhisha uri nk'umuvandimwe ngira rero ikintu sheri wawe yakubujije kuzavuga Nati ngiye kujya muri Amerika ngiye kurira indege nyivimviremo wowe uhora muri shira umuteto muri Amerika ngiye kwakora iki se kandi mabuja uri kunyumva se ndumva connection ziri kwanga cyane ariko tugomba kuvugana cyangwa reka nimuke wenda ningewe ikibazo kiri guturukaho noneho zikunze uranyumva neza noneho yego rimwe na rimwe hari igihe connection z'aha ngaha nazaba ari ikibazo reka tuganire rero kuri bizinesi ibya connection tubiharira abatekinisiye nibyo hanyuma komisiyo yo kuri ba bakobwa batatu bo muri Uganda se ko ntarayibona mabuja bimeze bite asuma nanjye ababosi banjye rwose ntibaranyishyura ariko bambwiye ko bitarenze iki cyumweru kubigira vuba kuko rwose nanjye abo nkoresha mu bihugu baba bamereye nabi ibyo birakemuka vuba ngaho mbwira igihe abakobwa bo muri Somalia bazagerera hano natwe tube dushaka uko tuzabakira amakuru nkurayo nuko hari abakobwa 10 bazagera aho ngaho muri Nairobi mu gitondo cy'ejo bundi murabe mwaratumye neza mureba ko nta ndwara itandura runaka bafite niba mudashaka guhomba ikosa ryabayeho ubushize rwose ntirizasubira mabuja ndabyizeye umuganga ubakuramo impyiko yongeye kubapima agasanga barwaye nawe baba bamuhombeye rwose humura tuzabyitondera mabuja ariko nabo batwishyure vuba dore abakomisiyoneri rwose bampoza ku nkeke pe ntibabwire abatuze nta murima baba bahinze ngo uzatwarwa n'isuri isaha n'isaha bazishyurwa mabuja ibyo ntiwabibabwira kuko nabo bashyira ubuzima bwabo mu bibazo pe kandi urabizi aka kazi bakora kaba kagoye asuma reka ibyo ndabyumva kandi urabizi bariya abanyamahanga nta mikino bagira pe ntabwo bitonda nk'abiwacu n'ahangaha ni nacyo abakiriya ba hano bakundira abanyarwandakazi ntibatera amahane baritonda rero umwe mu bakomisiyoneri banjye baba hano
ari hafi kutwoherereza indi mari ishyushye. iki gihe cyose yari amaze nta muntu akoherereza se niyo mari yarahugiyeho. Birashoboka da, ahubwo reka nze nkoherereza iyo mari kuri telefone nyine, nkoherereza ifoto yayo nawe wirebere. Nyoherereza wenda twayiryamo menshi ubukene tumazemo iminsi bugashira. Reka ndebe ko nyibona muri telefone. Gumaho nyirebe. Reka ndebera. Ndayibonye. Reka nyikoherereze kuri WhatsApp. Nturi ku murongo se? Ndacyariho. Yirebe kuri WhatsApp ndayikoherereje. Reba. Reka ndebe. Imari ni yise? Imari ni uwo mukobwa w'inzobe ufite inyinya wowe nguwo rwose. Ndabona ni umukobwa mwiza koko. Ariko rero hari ikibazo. Ikibazo cy'ise mabo? Anje, Karame, birangiye wigendeye koko? Kigali irananiye none ndigendeye Davi. Ayaya, mva korari nta muyobozi nawe izongera kubona vuba pe. Ntugakabye nawe Davi, ntaraza korera yabagaho kandi n'ubu ngiye izagumaho. Hari abantu batajya basimburwa ariko nawe uzagerageza rero kutazabishobora. Anje rero nubwo ugiye, hari hashize iminsi nshaka kugira ikintu gikomeye nkubwira. Nicyo ushaka kumbwira Davi? Ewe, hashize nk'ibyumweru 2 Imana ikuntumyeho. Uyu mwanya rero niwo mbonye kukubwira ibyo yantumye. Ngo Imana kunteye ubwoba. Uyahave wigira ubwoba Anje. N'ubuhanuzi kandi bukomeye. Ya ndumva unyitereye ubwoba Davi. Ibintu by'ubuhanuzi ndabitinya nubwo ndi umukristo. Anje, Karame, message Imana yakuntumyeho rero. Yambwiye ko wakwitondera abantu wita inshuti zawe. Ntabwo nsobanukiwe neza. Inshuti zanjye se zakoze iki? Nitonde ugende gake. Urumva? Abo wita inshuti zawe nizo zikugambanira. Ubwo rero urarya uri menge. Njye simbyumva. Njye inshuti zanjye zose zirankunda kandi ntacyo nzishinja. None se uriya muhungu mukundana nawe uramwizera? Davi, niba utangiye kunyinjirira mu buzima umbwire nigende. Oya, ntabwo ari ukukwinjirira mu buzima muvandimwe, nakuburiraga. Oya, abantu twarabamenye mushaka guteranya bimereye neza. Oya, hari ibindi rero Imana yakuntumyeho kandi bikomeye kurusha ibya mbere. Uraba utagiye kunteranya n'abantu banjye ngo ukina ngo iki? Anje, Imana yongeye kukuntumaho ngo nkubwire ko wahagarika urugendo wari ufite rwo gusubira iwanyu. Ariko noneho ndumiwe. Iyo Imana yawe kunyuraho ntinyibwire nayo ko numva ntangiye kuyikemanga. Yambwiye ko nzabikubwira igihe uzaba wasezeye korari. None rero umunsi waruye ntabwo Imana yakuntumaho ngo ngewe nyinire sinyumvire. Ngo urugendo se ndaruhagarika kubera iki? Ngo nuramuka usubiye iwanyu ngo nta na rimwe uzigera wongera kugaruka mu mujyi. Bazaba banziritse se? Ngo hari abarozi bagutegereje, urumva? Bazakuzirika amaguru n'amaboko ku buryo utazongera kugenda. Ese Davi, ubwo buhanuzi bwawe ko numva bameze nk'ubw'abapasiteri b'imitwe. Anje wakumviye umwuka. Eri, kuki wahoraga unyirengagiza kandi uzi ukuntu ngukunda koko? Ariko se ntabwo umenyaga ko nkundanaga nanjye koko? Ubu hari umuntu n'umwe muri korari utabizira kandi nawe wibyirengagiza. Anje ni inshuti yawe cyane, mwaranabiganiyeho byose. Ariko nyine nanjye ndagukunda kandi urabizi. Ajya Nadi, ndakumva. urabizi neza ibintu bijanye no kuja muri Amerika ko nta wundi muntu Anje yaba yarabibwiye ukiretse weho? Ubanza nawe pe. Ese ubundi kuki yabeshye ko agiye iwabo mu cyaro kandi agiye muri Amerika? Uzamwibariza impamvu nje ntaho nabimenye. None se kujya muri Amerika si fiyeri ko? Uzamwibarize kabisa. Shayiri, burya wabaga mu nzu nziza gutya nabizi. Wayigezemo noneho Nadi? Mpfa nayigezemo pe. Mbega intebe nziza we. Mana we.
akabati sinakubwira aho da niba data we ndebera noneho televiziyo singana n'igikuta cyose shaeri amafaranga ufite ntawayagukekera pe akurebeye inyuma rwose ntawabitekereza avuze kandi wikabya cyane ngo urengere ntabwo ukabya da ubuse Angel yagira ko mbona ari akajibwe we katazi gusura abahungu naramwingenzi cyane aranga yaranze pe ariko nta kibazo ubwo agiye muri Amerika se ubishatse sinaba musigariye ku rugora uririrwa uri kubaza si hano ni karibu rwose uravugisha ukuri uzaje uraza igihe icyo ari cyo cyose ushakiye nushaka uzanaze twibanire baba we ibyo nibyo nashakaga rero mbega ngo Imana irankorera we rega buriya Imana isubirizaga igihe yego ni ukuri pe none seriya wanjye ntabwo uherekeza hanje ku kibuga cy'indege ndaba ndajayo reka ubanza unyisurire ayiwe ni umuriro ubuze se cyangwa ni ugushira imiriro ya hano nayo umuntu nashizemo ejo se ubu waba ugusize gute bahu cana fone yawe dore iyanjye yazimye nibagirwa no kwicomeka reka ndebe akira buri kumurikisha hano mu cyumba nyine zana agatoroshi n'akantu ko kuba turi inywera ego ko wese uragera mu cyumba gute utari kubona hano si ko ari iwanjye ko mamenyereye nguni zose mbaga narazifashe mu mutwe baba we ntureba ko imiti y'umupfumu iri gukora hano we ndaje nigarurire y'ivumbi ritumuke rwose anje azajya kugaruka ibyacu tubigeze kure maze nanjye nzarebe ko azamuntwara sikiwe umuntu ukinisha na Dine umukobwa wirwanyeho yaba mbabaje rwose ariko uzi ko telefone nta password irimo we baba we reka ndebe muri message ze reka ndebe ko nta kandi gakobwa kaba kamwibambazaho maze nako nzagaha isomo katazibagirwa reka ndebe no kuri WhatsApp wese data zirimo ra ndabona data ziriho iyi nimero yo hanze simwandikiye ni iyandi kumona nta n'izina ririho ndabona ari voice note reka nyumve sha atazajya no mu diaspora wipima akanwa ririya wanjye turebe kanyifungure numve umva mani ndumva ni ikigabo nanjye ndafuba nanjye gufuba mu Rwanda muri iri joro nyine abo ngabo Anje na Ineza wibuka ubabwire ko ibyangombwa by'urugero nzabibahera muri Kenya Anje na Ineza kugira ngo nyine batazadukira umva noneho ubikore neza ntabuje yambwiye ko komisiyo zabo mana yanjye ibi ni ibiki ko bitangiye kuntera ubwoba uvuye fanya kazi mbio kabisa mbega umusore sawa ndabona bampamagaye ibi ni ibiki numvise koko mana we ubu Anje yaba yaraguye mu mutego wa Eliya we akamucuruza mu mahanga we baba we ubu sindakora iki reka nsohoke mpamagare polisi mana yanjye ndabona yanafunze ahubwo se urufunguzo rwo ruri hehe imana yanjye we wanyijirya none koko Anje we mbabarire kubona nakuzanye mu bintu by'abapfumu ndahamya nashidikanya ko ari byo biguteye imyaku mana we Yesu we ariko ubundi wamuhamagara nkamuburira ataragenda wenda ko Imana yazambabarira mana we reka muhamagare numve ko telefone icamo telefone iciyemo Anje wakitabye koko Anje wakitabye mbabarira witabe nyize ubuzima bwawe bugiye kujya mu kaga we mana we Anje itaba naraguye mu kindi inshuti yawe magara mbabarira witabe ni ukuri mbabarira witabe we wabanaga n'inyamaswa utayizi we ndagusabye rwose mbabarira ntunyice nk'icuri kize kandi
ugize ikihe kibazo? ntunyiciriye we nkoze ikosa rikomeye cyane. koze irihe kosa? nyine ndebye muri telefone ya mbona mesaje iteye ubwoba mbabarira ndakwinginze. zana telefone turebe. mwakire usetse mbabarira eri mbabarira ntunyice ndakwinginze. Adi amakuru rwose wamenye guno munsi ugiye kugazira. ye ubu noneho ndamenya nerekeza he koko. aba bantu banyuranyuranamo gutya baragana he? njye se ndajya he? anje ndarota cyangwa ine nawe uri hano muri Kenya? ahubwo uzi ko twaje mu ndege imwe we yambi anje yanjye mbega amahirwe ngize nabonaga hano ibintu byancanze nabuze aho nerekeza. so wenyine iki kibuga cy'indege ni kinini none se ugeze hano gute we? ndumva nunguye pe. umva ni inkuru ndende anje mbwira sha. ngiye muri Amerika mu kazi. nanjye se ko ariho ngiye ubu se shaka wampishe wa mwana mubi we. umuntu w'inshuti yanjye koko kuva ku ntebe y'ishuri. ariko ubu se ugeze ubimbwira cyakora twese twakoze amakosa. ahubwo gutyo nyine ahubwo ngo dufatanye urugendo ubwo turi kumwe ntabwo tuzagorwa cyane n'ubuzima. neza nawe urasetse. urabizi ko tugiye ahantu hamwe. Amerika ni ngari cyane we. umugani wawe nanjye ndasekeje. njye aho bita Florida. kose we ko numva ibintu birimo guhurirana. nanjye niho ngiye pe. birashoboka se wasanga tugiye no gukora ahantu hamwe ahubwo. njye ngiye kuba umucungamari w'urusengero rwaho rukomeye cyane. anje mbwire ko ugiye kunkorera akazi. ushatse kuvuga iki? nese ntumbwiye ko ugiye gukora ku rusengero? ko numva uhazi se ninde wahakubwiye? nuko ariho ngiye gukora nyine. ibintu se bishoboka bite? cyangwa urusengero ni runini cyane ku buryo rukenera abacungamari babiri ahari? simbyumva. none se mbwira hano muri Kenya waje kuhakora iki? njye naje muri Kenya ngo mpure n'umuntu witwa Sumani azampa ibyangombwa by'urugendo ndetse n'amabwiriza y'akazi maze mbone kwerekeza muri Amerika. uko ubivuze nanjye n'amabwiriza nahawe mbere yo guhaguruka i Kigali bambwiye ko ansanga hano ku kibuga cy'indege. njye numva bitangiye kuncanga. undi si ibintu byahuriranye bite? biranyobeye neza rero. ngiye kukubaza ikibazo kimwe kandi ntumbeshye. mbaza nta kibazo kuva kera se ngeso yo kubeshya uyenzeho. ninde wakurangiye aka kazi tugiyemo? anje narabiguhishesha kandi amusore sibyo? uri warampishe iki? maze amezi 3 ndi mu rukundo n'umutipe witwa Eliya. Eliya? kutungu wese uramuzi? sha niwe wakandangiye ambwira ko hari nyirarume utuye muri Amerika afite urusengero. noneho ndumiwe. umwijwe n'ikizi umva yanjye mbabarire kuba narabiguhishe ahubwo nyine nari kuzakubwira tugiye gukora ubukwe. twatekewe imitwe ntitwabimenye. ngwino ducika Sumani ataratugeraho. ducika iki se hanje bigenze bite? indi wambabariye koko. korera Imana y'umuhanuzi mwitiranwa rwose umbabarire. wintare muwe Nadi. basi se wanzirikuye ko ndi kubabara. uzirikuye ukiruka? oya pe nakwiruka nkarengana siri ishyamba wanzanyemo. ibikoko byaba bitarandya koko. umva se guma guco kugeza igihe kigeze. nijeje ko ntundekura nkagenda nta muntu nzabwira ibyawe byose pe. mu rusengero bazakomeza kumenya Eliya w'intangarugero kandi w'umukristo. mbabarira rwose ndakwinginze. wowe se kuzabuza ukuri kose? kuri nzabaho nkaho nakuzi. ibyo kugukunda nzabishyira ku ruhande wikomereza ubuzima bwawe pe. umva uri kontera isesema ahubwo. kumana we niba urya ko kuri inyamaswa bigeze ahangaha. we Nadi ndagusabye utantuka. ukuntu wabeshya undi mwana kandi urashaka kumucuruza gusa. Mana we
wambabariye koko kumva amagambo uhagaze agariho urushyu nk'uwise uzarwishyura dayimoni we ubundi nari naragukundiye iki koko uzarwishyura urabeshya ceceka nitabe se nyine wanabaye koko yego soma uri kuvugisha ukuri se kacu kaba gashobotse we buretse ndaje nkuvugishe mu kanya niko wandaya uri kubona ibintu dukoreye ibiki se kandi nabakora iki ko banje babuze buriya ntariweho barabuye bagatoroka ko babuze ni bangahe se cyangwa hari n'abandi bakobwa wacuruje wa nyamabiwe subiza ibindi ntaho bikureba ngusubiza ibiki se kuba batoroka se amahirwe yava hewe nibashake batoroke kajana wambese nsubiza hari ikintu waba warababwiye mbaye nta kimubwiye se wabikora iki adi suri kureba ku isosi yacu waba uyimenyemo inshishiri buriya wanyuzwa n'iki koko nakifuje kuzimenamo rwose inshuro igihumbi n'ibihumbi nkarwanya abantu nk'amwe mufatirana abandi mu ntege nke mukabacuruza ndi kumva uri gukomeza ibintu kandi byari byoroshye cyane ubu koko anje yari umwana mwiza kuki wamwangirije ubuzima koko nadine ni wowe ukumbwira guca koko ubimenye kuba waramutanze mu bapfumu by'uru kugira ngo ntaho mbizi ngo ibyo se wabimenye ni byinshi cyane mbaganzi ibyo utanakekaweho nadine mana we eriya shahura umugome mba suri kureba ndi kubona ibyawe noneho birangiye ngo iki wandetse nk'igendera ko keriya we wandetse koko muze hahandi dukundaga kubashira ndapfuye ubwo aho muramujyana nimwe muhazi mu myaka ibiri mumaze muri aka kazi imari zagucitse gute kuko rwose mabuja ndabasaba imbabazi pe oya imbabazi se ziragarura amafaranga twahombye nkubwije ukuri pe ndabizi neza ko bageze hano muri Kenya bari he nyine kutabanyohereza ngo twibonere amafaranga ntabwo nzi ukuntu byagenze ngo baturikire ku kibuga cy'indege kabisa nanjye simbizi rwose ubundi se mwebwe muri kubashaka cyangwa mabuja uyu ni umunsi wa gatatu urangiye turi kubashakisha mu mujyi wose wa Nairobi ndetse rwose narashyizeho n'abandi bantu mpemba nabo baramfasha none mumaze kugera ku ki ntaho tutashakiye ariko rwose twabahebye pe asuma none baba baramaze kugera kuri ambasade ko twaba tugowe turagowe se hari umuntu utuzi muri bo uburyo utekereza hafi nyine nsobanurira uko tugowe uwo bazi neriye twebwe urumva ko dutekanye rero ariko buriya iya nta makosa yakoze muri iyi turu kugira ngo abakobwa baducike ntabwo nabimenya mabuja ubusanzwe rero yari asanzwe akora akazi neza pe sinzi ngo byagenze ku mukomisiyoneri wari umaze igihe kingana gutya atatwoherereza imari ndumva atari gusa pe ariko nanjye ndumva natangiye gukemanga ku bushobozi bwe pe asuma urakeka ko yaba yanatugambanira kutugambanira sinzi ko byo byamuhira pe ariko se umuntu utaranatubona ibyo yabishobora ate ese buriya dusanze n'abayimanikora twabigenza dute ntabwo ariko mbitekereza pe eriya namukozeho iperereza nsanga ni umusore w'imfubyi wishakira imibereho gusa nta kindi ubwo rero niba atari we ni wowe uri kutugambanira ni wowe mumugize ngo ukimabuja ibyo mvuze urabyumvise ntusubirishemo kuko igihe tumaze dukorana ubu nibwo nabagambanira kuko mabuja none nakwizera nte rero kugira ngo nkwizeze ko ibyo mutekereza atari byo ejo abakobwa ndabazana nicyo nari ngiye kukubwira asuma
nguhaye amasaha 24 guhera aka kanya nashira utaranzanira abakobwa banjye nawe ndagutanga bakwice ngo banyice nuko ine aho bigeze kwihagararaho biranze anje ashikama nk'umukobwa w'intwari nzi kuva kera sibyo ivugire sha kuva nabaho n'ubwa mbere maze iminsi 3 nta kintu ndakoza mu kanwa ihangane turakomeza dushakisha ibyo kurya ya migato watoye se wayimaze ntago nayimaze hasigaye akantu gato ngahakira uryeho ngewe ndihangana ariko urabizi manzi gutomera kuri ayo mazi urya nyuma ngaho gutomera aho kazane nako nkarya inzara itaransinda hano mwana we ngahakira ariko se yanje uriya rero kuki twese yaduhemukiye abahungu nk'aba baracyabaho unyibutse uwo mukono ndicuza urukundo rwanjye namuhaye dore none n'ahantu yatumye twisanga sha uwiteka wenyine azamwihembera have wirira hanje nta kintu na kimwe byahindura icyakubwira ibitangaza yanyejeje wakumirwa ine icyampa umutima ukomeye nk'uwawe uzi ko wagira ngo ntacyo bikubwiye shaho usendarira ngo nisange iwacu mu Rwanda iyo mbimenya nkisubirira mu cyaro nubwo data nawe atari kunyorohera anje witangira kwicuza nta muntu utashoboka kuko Amerika ni igihugu cy'inzozi za buri muntu wese ahubwo seriya we yarera kubwiye ko ngo nawe yari kuzaza muri Amerika vuba babara bikomeza kumbwira umutekamutwe sori base sinongera kumuvugaho ntiwongere rwose ubundi si ubuzima tuzabushora mu gihugu kitari icyacu njye narambiwe kurara hanze muri iyi mbeho sinzi ko ubu buzima nawe wamo igihe kirenze icyumweru uragira ngo dukore iki se mitoto tugomba kwishyira ku ruhande tugahangana n'ubuzima bw'i Nairobi ubu tuzabishobora ine ahubwo se twazashatse ambasade y'u Rwanda tukababwira ibyacu ko wenda badufasha bose twagehe n'iyi myenda yacu yahindanye reba udukweto waje wambaye ukuntu tumaze kumera ngo disi sukurirwa tweruka se nyine ine njye namaze gucika intege ntacyo ubuzima bukimbwiye yawe yanje utambwira ko ushaka kwiyahura kubaho ndumva byandambiye navuye i Kigali nzi ko nsezeye ku bukene ariko noneho ndabona narisangiye urugo anje karame ibyo se nabikwemerera tugomba guhatana tukazaba ahantu cyangwa se dushaka amakuru ya Sumani tumwishyire wenda we yaduha ibyo kurya naho kurara anje ariko wasaze si gusa none uragira ngo tuzapfire n'ahantu hatari iwacu ubwo se urupfu ruruta ko twari kuba ducurujwe na Sumani n'uruye ariko anje nungutse igitekerezo ikihine ubu ndabiza Sumani n'abantu bakorana bari kudushakisha kandi muri uyu mujyi byaborohera kutubona nose dukora iki buriya ejo mu gitondo ntitwazinduka tukajya kure y'aha hantu ko batazatubona tuzagenda nigeze ko nta mafaranga dufite ngo dutege tuziyeranja yewe ariko ducikisha amagara yacu nacyo ni igitekerezo cyiza da tunagezeyo twashaka akazi tukabona amafaranga nkazasubira mu Rwanda mama mpita mukura mu ihohoterwa ahoramo anje karama nanjye nzayakorera maze nsubireyo mpita nshinga bizinesi yanjye cyangwa sha tuzafatanye dushinga kampani ikora iby'imideli yego kuko sha kuva kera byari inzozi zawe biranahindutse tuzafunguza konte maze nituzajya tumara guhembwa buri wese agira amafaranga ashyiraho urumva atari igitekerezo cyiza ni cyiza byo da nyamara dufatanyije twagera kure mbaga ngo kampani yacu twahita ngo wamaze no kubona izina sitarabaho buriya se tuyise ngo Neza Angel Limited hari icyo byaba bitwaye uzi ko ari byo we Ineza na Anje bikabyara Neza Anje urarenze pe urumva tutahita tuba abakire rwe Anje
uzi ko wanjyanye mu byo gukira sinabona ko hari abantu bari kwerekeza hano kandi badasanzwe. Abantu bari hine umva nta bagabo uri kubona bari kudusanga bameze nk'abahigi. neza we Imana yanjye we turapfuye. Ngwino twiruke reka twiruke we ngwino twiruke. Cheers rero kubwo gufata imari ntize ducike. Cheers. Eliya nawe fata ku gacupa umwe kuko iyi diru twese yaratuvunnye. Gafata aho urishaho ugasome gafate. Nagafashe rwose ndi kugasoma. Gasoma ariko wihishe mwana urebe neza pasiteri watagufata umwe inzoga. Buriya azi ko azinywerewe. Hanyuma se ko njewe ubu ngubu ngiye kugenda aho twavuga kuri komisiyo ra rata mabuja natubwire nanjye ngende gari ya moshi tansiga. Ese ubundi wazaje kuba muri Nairobi ko hari ari kure? Hari yamfasha gukora akazi neza kandi ntacyo bintwaye. Okay. Eliya uratwumva? Ndi kubumva mabuja. Kuri aba bakobwa babiri uratwara 10%. Ngo 10% mabuja? Maza neza renga atatu ndi gushakisha bari abakobwa. Nongeraho no kumena amaraso gundi mukobwa wari wamenye amakuru. None ngo ndajana 10% gusa. Ntaho bishoboka pe. None uyo mukobwa yagiye kumenya amakuru atari wowe ubiteye? Mabuja. 10% yaba ari make cyane rwose. Ubwo urafata 20% kuri bombi. 20% kuri bombi? Oya mabuja. Niba ari ibyidiru turayisesa rwose. Kewe iminsi 3 namaze mbashaka ntaryama ntabwo yize. None uyihinduye ubusa. Ibyo ntibishoboka. Oya rwose ari gushaka ibintu byo kutujya kandi nitwe tubaga twavunitse. Ese ko numva mwese muriye karungu bigenze bite? Reka tuba twavunitse. Tuha amafaranga agaragara tuba twakoze pe. Twe tubaga turi kuri tere urabizi neza ko isaha dushobora gufatwa cyangwa tukana. Shira ubuzima bwacu mu kaga rero nawe twaba tubikoraga kubusa. Nabyumve. Amakosa yose mwakoze muri iyi diru nimwe mwayiteye. None si byo ngiye ndabyishingira. Mabuja twumvikane. Ngiye nutama 30% ngiye simbyemera. Uhita ubaga wifashe ntuzongere kugira icyo umbwira. Nanje natampereza 20% hagira gace nzongera gukora habe na rimwe. Abantu benshi twakorana hano bakaje badereza amafaranga menshi. Singibyo byose se. Okay, mutuze ndabakorera ibyo mushaka. Ntiwumva se. Aho ngaho ni sawa noneho. Eliya. Komisiyo zawe zizakugeraho ejo. Harimo na za zindi zo kuri ba bakobwa b'ubushizi. Urakoze mabuja. Hanyuma se ngiwe nzazibona ryari? Wowe uratahana kuko Grace yambwiye ko hoteli yamaze kwishyura. Okay. Nje ndagiye rero ubu tugiye kurara ku rusengero. Ubwo ganje nizazaboneka nzabona gangezeho. Sawa zakugeraho. Ese cha ubwo rarara ku rusengero agasomye ubwo ntabwo bakumva. Subizi sizamahiri zanje. Gaho sawa mwana sawa. Sawa. None se Grace ari yengwa nyishyure ko nanjye ngiye. Ndabona je buri arahita duha raporo. Banza yatwumvaga. Karame mabuja. Abakobwa bameze bati? Ewe mabuja ibintu byose biri ku murongo. Hoteli yamaze kubashyira hahandi ndetse na wundi bamuteye inshinge. Nizere ko undi mwamwihoreye nkuko nabikubwiye. Byose byakozwe rwose ntugire ikibazo. None se kuki inshinge mwaziteye umwe? Asuma. Akazi kawe ko kubageza hano karangiye. Ibindi ntibikureba. Kuki? Ibindi ntibikureba. Yibajije rwose. Anje, reba hano ni njyewe neza. Anje, ese ni wowe? Ni njyewe. Nshunze kiriya kigabo cy'igihe nanjye ndinjira. Ubuzima buzarangira ryari ko Imana yanyihamagariye butagira inzira. Anje, nshuti yanjye tuza wirira komera. Ubuzima burarangira kandi vuba. Byari se nyine kwirirwa uterwa inshinge z'ibiyobyabwenge wowe urumva nta kibazo kibirimo. Nise twabigenza gute ko ariho twisanze nyuma yo kwiruka bakadufata.
ubusa iki kigabo kivuye hano ntigizize kinankubise reba umukandara nkubise mu mugongo yebawe we cyakubabaje cyo kanyagwa reka ikigome zikomeruka kurya ejo ubwo si izo mbaraga nazo zavaye anje mbabarira werera nanjye utantera agahinda nkarira ese kumbona wowe ntacyo bifitiye njye narangije kwiyakira mwana wa mama twiyakire se tuzemere dupfire hano nese dukora iki nanjye simbizi inzozi twari dufite zarangiye ryajoro koko so wabitewe utiruka cyane ne akanyuza ko kwitana ba mwana twemere dutone rero dushikame mwana wafashije nkava aha hantu ko nakuririmbiye nkaguhimbaza wanyiyeretse koko imana se uyihamagara hano hariyo ubona urabona ihoteli satani atari uhaganje ine ubu wagiye mabuja atagusanga hano uragira ngo agusange mu cyumba cyanjye kandi bitemewe n'abacunze bose hari aho bagiye yajyanye na sumani na burase se ntawe uhari niwe nabonye mu kabyiniro ntawe uhari nyamara sinzi ikintu kigiye kuba ndumva mfite ubwoba hagiye kuba ikintu hari ibintu mbese mabuja na sumani bavuga ngo nyine bintera ubwoba wumvise ibiki nyine kutambwira mbese sumani avuga ngo bariya abakobwa tugomba kubakuramo bimwe mu bice byabo by'umubiri tukabaryamo menshi ngo iki yavugaga twebwe se ko hano hari abakobwa benshi ntabwo nzi abo yavugaga ine babaye ari twe twaba tugiye gupfa nabi nanjye noneho nagize ubwoba tubyemere nyine dupfe gutyo cyangwa twihagarareho duhangane ese hanje wumva twahangana gute n'aba bantu mu ijoro ry'ejo tugomba gutoroka aha hantu ubu urabona byazarangira gute iyi hoteli irinzwe gutya wayituruka mu buhe buryo so ine maze iminsi mpagenzura nitonze ndaza kukwereka uko tubigenza ducika ubu bucakara yego ndakumva mwene data noneho nubirangiza uze kumbwira nanjye mbitunganye kandi iyo se akugirire neza di sawa sawa injira muraho neza ni karibu nimwicara aho ngaho murakoze wamubwiye se ko mutugendeye ni amahoro pasiteri ndakumva nitwa makurata iwacu ni mu karere ka rusizi ndabibona uturutse kure rwose ubu ndeba ukuntu nari imaze iminsi 3 nshakisha uru rusengero rwanyu ni amahoro se mubyeyi nta mahoro ntayo mfite umukobwa witwa Uwimpuhwe Ange bambwiye ko asengera hano akaba ari naho aririmbira ese mama uri umubyeyi wa Ange murasadisi Ange niwe wenyine nabyaye pasiteri ahubwo maze iminsi naramubuze no kuri telefone niyo mpamvu mfashe icyemezo cyo kuza kumushakira i Kigali waramubuze naramubuze pe none se Ange ko yadusezeyeho atubwira ko asubiye iwabo mu cyaro ntabwo yigeze ahagera Ange aheruka mu rugo kera cyane pasiteri njye simbyumva konse ko Ange ari umukobwa witwara neza se yaba yaratubeshye umwana wanjye yaba ari mu bibazo nazibandwa nzerekeza he koko ihangane turaza kureba icyo gukora mubyeyi pasiteri ndakumva hari amabanga menshi ntigeze mbwira umwana wanjye kandi wasanga aribyo biri kumukurikirana amabanga meza ate wenda mwebwe mushobora kumusengera aho ari hose akagira amahoro mbwira numve kandi Imana yizera iraza kudufasha Ange uwo yita se ntabwo ari we se narabimuhishe kuva akiri umwana ngira ngo bitazamutesha umutwe hanyuma si ibyo nibyo wavuze bimukurikirana oya umugabo wanjye amaze kumenya ko atari we wabyaye Ange yego kandi nta n'undi mwana twabyaranye yahigiye kuzamugirira nabi ubuzima bwe bwose mbega ibintu bibabaje kuva icyo gihe rero yatangiye kujya mu barozi ngo bazamuroge apfe ngo n'ubundi si we wamubyaye mu izina rya Yesu
anje yagiye arusimbuka kenshi mpitamo kumubuza kuzigera agaruka mu rugo na rimwe ukundi. wigeze umubwira impamvu se? ntayo namubwiye pe. ikinteye guhangayika kurushaho nuko n'umuryango w'uwo mugabo wanjye nawe wahigiye kuzihorera. mbihorera kuri nde? bavuze ko bazashyirwa bivuganye anje pasite. ndagusabye rwose umwana wanjye mushyire mu biganza by'Imana pe. se wa anje ninde se? nanjye simwibuka naba nkubeshye pe. nashakanye n'umugabo wanjye maze iminsi nshutswe n'umuhungu w'ahantu nakoraga, ubwo ahita ntera inda banyirukanana n'iyo nda ndayijyana. wakoraga hese? nakoraga mu rugo rw'umupasiteri wari utuye mu Bugarama ariko ubu yarashaje. kuki ushatse kuvuga se kuri Imakire? Imakire umukobwa nakunze mu buto bwanjye? ntabwo mbyumva. bishoboka biteze pasite? ndakumva. ntumbwire kuri Yosefu wanteye inda kanterera nawe. oya anje se yaba ari umukobwa wanjye iki gihe cyose giciyeho nkaba aribwo mbimenye koko? wanteye inda uranta wa mugome we. oya ntabwo nagutaye Imakire kuko sinari nzi ko naguteye inda. umva mbese data yamaze kumenya ko nayiguteye anyohereza i Kigali ndetse nawe arakwirukana. ubu se umukobwa wacu arihe mana we? arihe anje wanjye? anje? twagenda ndabona mabuja na Grace nabo basohotse. reka mpindure inkweto turiya ntabwo twatuma niruka neza. anje gira vuba bataragaruka. ndarangije tugende. nta kintu twitwaza se? oya yewe ibintu byihorere. icyambere n'ubuzima kandi bwo turi gushaka. ngiye kubara gatatu duhite twiruka tugana kuri uriya muryango. yego gira vuba ndi tayari ngewe. 1 2 3 tugende. we shyiramo pasiwadi rero ufungure uyu muryango. harya yibuka neza ra? yibuke neza sha tugende. mana we ndumva nenda kwinyarira. ndayibutse. shyiramo 4 7 1. Imana ishimwe. tugende rero. data ataraba mubi yanyigishije kwiruka. ubu nibyo tugiye gukora. uriteguye ne? anje buretse abantu mbese bagana hano turi twishe turi inyuma y'urugi twishe. ntabwo bari bwibaze se abafunguye sha waje tukiruka nk'abashaka bagatuza. oya yewe nibashake babyibazeho. anje turapfuye we turapfuye. uzi ko ari mabuja na Grace. yewe turakora iki? ngaho gira hirya tuyisobe. Grace mukanura aho abaganga bari bukorere. dore bari mu nzira baza. icyumba bari bukoreramo kiratunganye nta kibazo na kimwe gihari. ngaho muve inyuma y'uyu muryango twababonye ko muzi kwihisha neza. mabusha mutubabarire ntabwo tuzongera. mama nibe nakubwiraga rero urabona ko ntakubeshyaga. anje n'umukobwa Makurata. mama uramuzi? mwana wa nubwo wisanze ahantu hakurakarira ariko warakoze kunzanira aka gakobwa twari twarabuze. ese ubundi kuki atakuvumbuye? ntabwo ari kumvumbura kuko yanyitaga inshuti ye magara. biki burya si neza n'umukobwa wawe mabusha? ibi ni ibiki mumbereyemo koko numva ncanganyukiye. anje uzi ibintu nyoko yadukoreye ashaka kugereka inda kuri Muyomba. twari twaraguhize twarakubuze none twarakubonye. wagakobwa we musaza wanjye nyoko yaramuburabuje agora epfo na ruguru. ubu se mwari muzi ko ntaho tuzahurira? ntabwo si ibintu murimo kuvuga ni ibiki koko ndabizi. ngewe reka mbe nigendeye ndumva hajemo inzigo z'umuryango kurusha bizinesi. genda ubwire abasore bacu baze banjyanira inshinzi. kuki wangambanira koko? niki nagutwaye? anje umenye uburyo nyoko yateye umwaka Umuyomba wacu ntwongere kubyara ntakongera kuvuga utyo. ngiye murandenkanye ibyo simbizi. nahoze ndi umukobwa yishakira ubuzima urabizi. anje ibyabaye byose kuri Karine Jabo ugiye kubyishyura ninshaka nzahombe. ye
niko mwaka ndi kumva uri ufite igihunga byagenze gute uracyari mu rugo wowe nta kibazo ufite uri kugira ngo njehe wa mugabo ibintu byacitse hano none wowe urigaramiye mwana habaye iki se ko utari kumbwira byagenze bite tuvugana mabuja yafashwe ntari mu maboko y'umwana tukadutekanye yewe data we akacu karashobotse noneho dore ko twigenje nyine wa mukobwa bakoraga witwa Garasi yari maneko sha none ngo niwe bamufatishije nyuma y'imirwano yabereye kuri hoteli none se ubwo ni ukuvuga ngo anje ni neza bo ubari hehe yihoreye cya ibintu byabereye ahangaha mu ijoro ryakeye n'agahoma mu nzu data we mbwira ndi kukumva aro ndi kukumva ndakumva nawe ndi kukumva pe yego aro nyine abafashe mabuja basanze anje nyine yakubiswe cyane bagerageje kumujyana kwa muganga bahagera hashizemo umwuka none ineza we yaturutse kugeza aka kanya nta muntu uzaho mana we anje yipfiriye yapfuye mwana yewe daca nta kabuza ni njyewe umwiyiciye pe batarakugeraho nawe sha soma buriya nubwo anje namuhemukiye nkamucuruza buriya ariko naramukundaga cyane pe nuko ari ubuzima bubi bwabinteye nanjye baje kumfata sawa reka nyine yewe aro mana we yewe data we none ibyo twakoze nibwo bitangiye kutugaruka sasa amaraso twamenye turi gushaka amafaranga nibwo gagiye kudusama ariko njewe narahiye ko ntazaja muri gereza gucuruza yewe data we reka ibi bintu byirangirize reka Eliya kingura urugi cyangwa se turumene kingura utubwire aho umwana wacu wamushyize yakubase kingura soni Eliya toroka kirya cyangwa utubwire aho wajyanye hanje yozi ndakumva erega wikwirushye uyu muhungu yamaze kwiyahura oya ntabwo bishoboka uri kureba se uyu musore yari umwe mu baririmbyi beza mfite none reba ibyo yishoyemo bitumye niyahura rwose ubu se amakuru y'umwana wacu tuzayakura he ko ari wari kuyaduha koko ni ikibazo ubu bantu ntibaba baramukurikiranye bakaba baramwivuganye makora ndakumva amakuru tuzayamenya ahubwo duhamagare ribize kora akazi kayo duhamagare rwose muri uyu mukino intebe y'ubugambanyi wanditswe na Rugero Inyange Eric mwumvisemo Anje mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Eliya mwakiniwe na Sabimana Eric, David mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Asumani mwakiniwe na Mugiraneza Samuel, Mabuja mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Makurata mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Umupfumu mwakiniwe na Niyitegeka Graciane, Nadine mwakiniwe na Irasubiza Mukere Ernestine, Pasteur Joseph mwakiniwe na Ndabananirwema Jean Dora Kurwa, Karinijabo mwakiniwe na Katarebe Jerome, Ineza mwakiniwe na Maria Olive, Grace mwakiniwe na Mugeni Yeme, naho wabakiniye Nyirinzu ni Nisingizwe Are Jean Baptiste. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugira ijoro ryiza. Ikinamico